Imana yo ibyo twitekerezaho si iby'Imana idutekerezaho. Ibyo dukora byose tujye twibuka ko Imana ariyo nyir'ubushake. Ibyo twibwira si iby'Imana yo ibyo twitekerezaho si iby'Imana idutekerezaho. Ibyo dukora byose tujye twibuka ko Imana ariyo nyir'ubushake. Yashize havugwaga ibyorezo byinshi, sida, ebola, malariya ndetse n'ibindi. Ibyo byose abahanga babiburiye ibisubizo. Koronavirusi iti nanjye nahageze, nshaka gutanya imiryango, nshaka gutatanya abahanga. Imirimo ibikorwa ku bana ibyo nibihagarare, igenamigambi ry'ibihugu nirihagarare. Isi yose gahunda ifite ziri mu gateganyo. Ese nshuti yanjye ni igiki cyiza kizakurikira ibi cyatuma wirara? Ibyo dukora byose imperuka hazaba ibihe birushya. Inzara, intambara, ibyorezo bizaba byisukiranya. Icyo utabona ni iki muvandimwe, garukiraho mwibuze kwa Yesu. Mu minsi imperuka hazaba ibihe birushya.
inzara intambara ibyorezo bizaba byisukiranya icyo utabona ni iki